ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Nejejwe no kubana namwe muri uyu mwanya ahangaha. Yego, murakoze cyane. Murakoze rwose ubwo kunsuhuza, nanjye ndabishimiye cyane. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Uyu mwanya mwiza rero ndagira ngo dushimire Imana ko idufashije kandi ikayibanye natwe. Tumaze iyi minsi Imana irimo ituganiriza ku ijambo ryayo, kandi nta kintu twayiburiyeho. Ngira ngo buri muntu wese wabashije kuba ahangaha tukabasha kubana muri aya materaniro azi neza ukuntu Uwiteka yabanye natwe. Ngira ngo ubushize twarebye icyitwa ugutandukana kw'ingenzi, kandi twaje gusanga hari ugutandukana kwiza kugomba kubaho. Gutandukana gushobora kuryana cyangwa se kukaba kugoye mu byaba byumvikana, ariko kandi kukaba kwaba ari ukw'ingenzi bitewe n'impamvu. Twaje kubona uburyo umuntu bita Rusi ndetse na Nawomi batandukana barabatuye mu gihugu kimwe, bari abantu b'ingenzi, bari abantu babanye, bari abantu mbese mu by'ukuri bigaragara, ariko gutandukana kwabo guhita kugira ingaruka zikomeye kandi z'iteka ryose ku mibereho yabo. Twaje kubona neza ko umuntu bita Rusi yahisemo neza igihe ahitagamo gukurikira nyirabuja, cyane ko nyirabukwe akavuga ikintu gikomeye cyane, akavuga ati ndaje tujyane, Imana yawe izaba Imana yanjye, icyo uzarya nzarya icyo uzanywa nzanywa icyo, aho uzagwa nzagwaho, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye, kandi ninakora ibyo ngibyo Uwiteka Imana azabimpora. Bigaragara neza ko uriya mudamu twabonye neza ko mu by'ukuri yari azi Imana neza, yari azi Imana ya Isirayeli neza, ariko ikibazo cyamubayeho yari yaramaze gutangira gucika intege kubera ibigeragezo yahuye nabyo mu buhungiro. Mu gihe aho yasuhukiye twasanze ko abantu baba bagomba kuba maso, cyane cyane igihe habaye ibibazo bishobora gutuma nyine ubuzima buhinduka cyane. Abantu bamwe twagiye tubona uburyo bagiye bajya mu cyaro, bagerayo wenda hakaba ubwo Satani wenda bateza ibigeragezo cyangwa bagahura n'ibibazo. Rimwe na rimwe bakaba bashaka gutekereza ko umucyo wo mu cyaro wenda butabarebaga, ariko babaga bakoze icyo Uwiteka ashaka, kandi ibigeragezo n'ibisitaza ntawe ubuza kuza, ariko ubizana azabona ishyano. Ni kimwe n'uko abantu wenda baba baragiye hirya no hino hatandukanye muri ino tandukana, abantu bagira nk'ahantu bagira bagahura wenda n'ibibazo bitandukanye bikaba byabaca intege, ariko gucika intege ntabwo byemewe ku muntu w'Imana. Twabonye neza rero ko abantu bagomba kwitonda. Twize icyigisho gikomeye cyane, twabonye gifite umutwe uvuga ngo amasegonda 2 njyana muntu. Muri uko gutandukana twabonyemo amasegonda 2 njyana muntu, aho twabonye neza ko abantu bagomba kwitonda cyane ku bijyanye n'imyanzuro bafata mu buzima bwabo bwa buri munsi, kubera ko buri segonda ryose riba ritegura isegonda njyana muntu rya nyuma na nyuma. Ni ikintu gikomeye cyane. Abantu baba bagomba kwitonda cyane kugira ngo amasegonda yabo atazasoza abapfiriye ubusa. Noneho isegonda rya mbere, isegonda ryitwa njyana muntu, aragenda akagera kuri Yesu Kristo, hanyuma ubuzima bwe bugahinduka, kandi ibyo ni ibintu biba bishobora kumugiraho ingaruka z'iteka ryose. Kandi niyo umuntu yanze gukurikira Yesu kubw'ubwende bwe, ubwo ngubwo nabwo akaba akoze ayo mahitamo, hari isegonda afatira n'ibyo ngibyo. Iryo naryo iyo acunze nabi rimubera njyana muntu, kandi ikibazo kikagenza gute? Ikibazo kikavuka. Rero abantu bakwiriye
kwitonda cyane, bakaba maso mu gihe cyose bari gufata imyanzuro ku bijyanye n'ubuzima bwabo, kubera ko ibintu bishobora guhinduka. Twanabajije ikibazo ngira ngo nongere mbaza abantu wenda bari hano, umuntu wese anabitekerezeho, bibajije ngo mu mibereho yawe kandi mu buzima bwawe waba warigeze utekereza ku mipfire yawe? Waba warigeze gutekereza uvuga uti ese ko babitse runaka bakabika runaka, iyo iririya tangazo ryo kubika ribariza kuvuga jewe biba byarangendekeye bite? Icyo ni ikintu gisaba ko umuntu yisubiraho. Twasanze ko kubera ko umuntu atazi igihe cye, akwiriye gusubiramo neza amateka ye, ku buryo agomba kugira igihe akagira kwiyunga n'Imana mu buryo bukomeye cyane, kandi akabikora atabiranzitse, kubera yuko igihe afite kiba kitazagenza gute, kiba kitazagaruka. Kandi acunze nabi ashobora kujya kubona akabona ya masegonda amurangiriyeho, kandi amasegonda akurangiriyeho ikibazo kiba kivutse, kubera ko ubwo winjira mu isegonda rya kabiri, isegonda rigenza gute, isegonda rirangiza. Rero Yesu ashimwe cyane. Rero ibyo ni ibintu abantu bagomba kwitondera kandi bakabigiramo amakenga mu buryo bukomeye cyane. Abantu twabanye ejo kuri Amazing Gospel Truth Ministries, nabo twahigiye icyigisho gikomeye cyane. Ndarikira abantu batakibonye ko bajya ku rubuga bakakirebaho. Ni icyigisho gikomeye cyane, nacyo gifite umutwe uvuga ngo uburozi bwavuye ku isoko n'uburikiririho, ingorane cyangwa se ubupfapfa bwo gukoresha agahato. Twabonye uburozi mu rwego rukomeye cyane bwa Babuloni, kandi abantu bakaba bagomba kumenya ko n'ubundi uburozi bundi bugihari. Twararikiraga, ijambo ry'Imana ryanarikiye abantu kwihana no kwiyegurira Imana mu buryo bukomeye cyane, bakitandukanya n'ibintu ibyo ari byo byose bibaganisha mu byaha by'ubwicanyi nk'ibyakozwe. kandi twabonye neza ko n'abizera bacu ibyo bintu barabikoze, binjiye mu bwicanyi, abapasitoro binjiye mu bwicanyi, abakuru b'amatorero binjiye mu bwicanyi, abayobozi b'ibyiciro binjiye mu bwicanyi, abantu batandukanye, yewe na bamwe mu babwiriza binjiye muri ubwo bwicanyi, aho bagiye bashora bagashuka abantu. Twarebye ariya magambo avuga ngo hazakorwa umurimo w'agatangaza. Ibyaduka 10 na kangahe, byaduka paragrafu ya 612. Hazakorwa umurimo w'agatangaza, abanyamategeko, abaganga ndetse n'abacamanza ngo bazaba baremereye ibyo binyoma, kugenda bigafata mu bushishozi bwabo, ubushishozi bwabo bukagenda bukanirwa n'ibyo binyoma. Abo nabo ngo bazafatwa n'ubusambanyi bw'iby'umwuka, ngo nibamara kwigarurirwa n'ubusambanyi bw'iby'umwuka, ngo bazagenza gute? Bazahita bayobya bagenzi babo. Rero ibyo nibyo twagiye tubona biri kugenda biba, kandi twasabye abana b'Imana aho bari hose ko kuba baragize imbaraga zo kugenda bagerageza kwihanganira ibyo byose bagiye bahura nabyo. Twasanze ko bagomba kugenza gute? Abagomba gukomera mu nzira barimo kugira ngo batazayinyagwa, kubera ko ni byiza cyane ibyo kwihangana kose ndetse no gukomerera mu mwami uko byagiye bigenda. Ndasaba rero ko buri muntu wese yumva neza ko niyo yaba yarahuye n'ibigeragezo bikomeye, cyangwa se niyo yaba atekereza akabona wenda hari nk'ibihe by'agahenge, akibwira ko hari ibihe by'agahenge, namenye ko nta gahenge gahari, ahubwo amenye yuko igihe cyo kugira ngo umuntu yongere abone imbaraga ari iki ngiki. Ntabwo iki ngiki ari igihe cy'agahenge, ni agahenge, ariko ni agahenge ko kugira ngo dusharize imbaraga. Mu gisirikare hari ibyo bita riyoge. Yesu ashimwe cyane. Mu gisirikare hari icyo bita riyoge, cyangwa se wenda n'imvugo ihiye, ariko n'imvugo yitwa nicyo bita reorganization. Reorganization ni agahe ako ka riyoge abasirikare bagira iyo habayeho icyitwa ceasefire. Ni ukuvuga ngo ni igihe bahagaritse ibintu byo kurasana cyane, barangiza noneho bakabona akantu kameze nk'agahenge, nk'ako abantu bamwe muri twebwe barimo, cyangwa se abenshi cyane bari mugereranije n'intambara zari ziriho. Iyo habayeho icyo gihe rero, ntabwo abasirikare birara, baragenda bakicara bakagenzura, bakareba muri bo abakomeretse,
bakabaho igihe cyo kwiyomora no komorwa no kubomora, bakareba bapfuye nuko nyine bakabashyingura mu buryo bwabugenewe, bakareba intwaro ubu yabo zashiranye, bakareba inshyashya bakanazitoza, bakitoza uburyo bwo kuzikoresha. Mbese muri icyo gihe barongera bagasubiramo akabaraga, bakaruhuka, bakongera bagakora amasiporo n'indi myitozo, barangiza noneho igihe cy'urugamba rwahinana bagasubira ku rugamba bafite imbaraga. Icyo gihe rero nicyo gihe turimo. Ubwo rero bavandimwe, mu gihe turi kureba ibyo bintu uko byubatse, ndagira ngo nsabe abantu babe maso cyane, kubera ko tugeze mu bihe bikomeye cyane. Biroroshye ko abantu batekereza ko ibintu byatunganye, ibintu byakemutse, ibintu nta kibazo, barangiza bakibagiza yuko bageze mu gihe cya riyoge aho bagomba kuba maso. Imana idufashe cyane rero. Ni nazo mpamvu turi kwiga icyitwa gutandukana kw'ingenzi. Abantu bagomba kwitandukanya n'ikibi cyose aho kiva kikagera. Ibyo ni ibintu abantu bagomba kumenya. Abantu bagomba kwitandukanya nubwo byagusaba guhomba, ugahomba ibintu byinshi cyane bikomeye, cyangwa se ugahomba ibyo wahomba byose, ariko warangiza Yesu Kristo akakubera umwami, mbese ku buryo wumva uri kumwe nawe. Ibyo bintu ni ibintu by'ingenzi cyane. Rero ndagira ngo ibi bintu tubigendemo, kandi Imana idushoboze kugira ngo tubyumve neza. Yego, ibyo ngibyo nibyo twaganiriye, kandi mararikiye kongera gusubiramo ibi byigisho tuba twize kugira ngo bidufashe cyane. Ugutandukana kw'ingenzi niyo ntuzasanganyamatsiko rusange. Icyigisho ubujambere cyavugaga amasegonda 2 njyana muntu, nk'uko muri kubibona hariya kuri screen. Kandi twanarebye neza nk'uko nabivugaga ejo, nubwo hari kuri ntuza ku rundi rubuga rwa Amazing Gospel Truth Ministries, ariko mu by'ukuri byasaga n'ibiri muri uyu murongo n'ubundi gutandukana n'ubugizi bwa nabi ubwo aribwo bwose, n'ubucuruzi bw'imibiri y'abantu, nkuko twabibonye mu Byahishuwe 18 uburyo Babuloni icuruza ibintu byinshi ariko inacuruza imibiri y'abantu. Twabonye uburyo muri COVID-19 abantu bakorema akayabo kanini cyane, ndetse kimwe mu bintu byanangaje nuko biriya bigo bya Pfizer na BioNTech ahantu hari n'ikigo Bill Gates yaguzemo imigabane mbere yuko COVID itangira muri 2019, haburaho gato neza ngo COVID itangire, hanyuma noneho COVID igahita itangira n'iby'ingingo bigatangira, yaguze n'imigabane muri icyo kigo. Mu yandi magambo, yari yakoze imibare neza ko COVID igiye gutangira, hanyuma noneho akazi kakaboneka, ibigo bikabona icyo bikora, agura imigabane. Ariko bigeze muri 2021 gutyo mu byaho, abonye neza ko igihe cy'inkingo kiri kugenda gikendera, atangira noneho kongera kugurisha ya migabane ye. Ndetse twabonye ejo tubona neza uburyo n'ibinyamakuru bitandukanye byavuze ngo amaze kwegeranya akayabo k'amafaranga gakomeye cyane, nuko arangije atangira kugenda asezera mu bigo bitama, mbese avana imigabane ye agurisha shares yari afitemo, kubera ko ayo yagombaga gukuramo yakuyemo. Nanone ikindi nikijya kuza azagura nanone imigabane ahabugenewe hazaba hagiye gukorera amafaranga. Rero ibyo ni ubucuruzi bw'imibiri y'abantu, kandi twasanze ko Babuloni ibifitemo imbaraga. Twabonye abantu bashyizweho agahato ku rwego rukomeye, bamwe barakubitwa, abandi bagirwa gute. Tubona imiti myinshi cyane yavuye ku isoko, abantu barabanje kuyifata. Twabonye urutonde rw'imiti tutashoboraga no kubara, ni myinshi cyane. Icyo cyigisho abazabishaka, kino cyigisho kivuga ngo uburozi bwavuye ku isoko n'ubu kiriho, bazagende bakirebe, maze twongera kwibaza ngo ni gute umuntu atinyuka hejuru y'ano makuru ameze gutya. Imiti yavuye ku isoko, yagiye ku isoko, abantu bavuze ngo yarapimwe neza, ariko noneho tukaza gusanga burya bakaza gusanga nabo ubwabo yari uburozi. Ndetse u Rwanda rumaze kuvuga ngo rwazanye ikigo gitangira gupima imiti, bamaze gukura izamebendazole ndetse n'indi miti, nkuko muri kubona kuri screen hariya hejuru. Umuti bamaze kugira iyo bakura ku isoko, inganda zimwe na zimwe zoherezaga imiti mu Rwanda ziravuga ngo ntabwo tuzongera
duhagaritse gahunda yo kohereza imiti mu Rwanda. Bisobanura ngo bari basanzwe bazi neza ko imiti yabo irimo uburozi, ariko bakayicuruza kubera ko bari bazi neza ko ntaho bizanagenzura. Bivuga ngo amadeshe abantu barakomeza bakayakoresha. Ibaze gufata amadeshe rero warangiza wowe ubwawe utazi n'amakuru, utazi n'ibijya mbere, warangiza ukabihatira umuntu. Ayo maraso abantu bishyizeho, ayo maraso y'abizera, abakuru b'amatorero bishyizeho, amaraso y'abizera, abapasitoro bishyizeho, ba potere bishyizeho, ba papa bishyizeho n'abandi batandukanye. Ayo maraso twararikiye, kandi ijambo ry'Imana ryo ryararikiye abantu kugira ngo babashe kwihana nk'uko bikwiriye. Rero ndagira ngo muri uyu mwanya duhite dukomeza tureba ku gutandukana kw'ingenzi, impuzamadini n'ubutinganyi hakurya y'amazi. Impuzamadini, ubutinganyi hakurya y'amazi, niyo magambo tugiye kuganira muri uyu mugoroba. Munyemere nanone twongere dusenga Imana. Babishobora dupfukane. Data mwiza uri mu ijuru, umubyeyi wacu, turagushimye kuko ugira neza kandi imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Tugeze mu bihe bikomeye cyane, ibihe byavuzwe n'abahanuzi kandi none bitugereyeho. Ntabwo twari tuzi ko bizasohora turiho, ariko biri gusohora tubireba. Mwami Imana, turakwinginze ngo ubane natwe, turakwinginze ngo ugenderere imitima yacu, turakwinginze ngo udushoboze kwiyunga nawe Mwami, turakwinginze kugira ngo udushoboze gukemura inzitizi zose. Turimo turabona yuko ubuhanuzi butwegereje, itegeko ry'icyumweru ryadusatiriye cyane, kandi na n'ubu usanga benshi kwitanga neza burundu birimo biragenda byanga. Turasabye Mwami ngo udushoboze kwitanga burundu. Duha umugisha ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe, udushoboze kugira ngo turigenderemo kandi twiteguze ubwami bwawe, twe kuzagwa isari, ahubwo tuzagere mu bwami bwawe tutaguye isari. Nibyo tugusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Yego, murakoze cyane. Reka dukomeze rero. Tugiye kuganira ariya magambo, ugutandukana kw'ingenzi, impuzamadini n'ubutinganyi hakurya y'amazi. Bibiliya itubwira ibintu byinshi cyane. Abantu benshi babona inkubiri z'impuzamadini ziri kugenda ziza. Bikaba wenda tubanze twibaze kuri ibyo bintu. Mwebwe iyo murebye iyi nkubiri mubibona gute? Kugeza ubu ngubu n'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ndetse abantu benshi batandukanye ntabwo bumva neza iby'inkubiri y'impuzamadini n'uburemere bwabyo. Kandi natwe duhure kuri uyu murongo wasanga natwe icyo kibazo tugifite, ntawamenya, ariko wenda wasanga twaragiye tunagerageza kurwanya inkubiri y'impuzamadini iriho. Mbese inkubiri y'impuzamadini tubona ubu yaba yari yarahanuwe kera? Mwese mwafatanya nanjye murabizi, igisubizo ni yego. Rero bitangaje cyane ko uburyo byahanuwe kandi bigenda bisohora ijambo ku ijambo ndetse umurongo ku murongo. Kandi ubwo bimeze bityo biranababaje kubona abitwa abana b'Imana bari mu madini atandukanye nabo batazi umutego bagushijwemo n'abayobozi babo. Yemwe n'abayobozi benshi muri abo ntabwo bazi uko bimeze. Ariko se nakwibaza, ubundi Abadiventiste umunsi wa karindwi bo ibyo bintu barabizi? Mbese bazi ko n'abizera bacu nabo uyu mutego bagiye kuzawugwamo? Ndagira ngo bavandimwe inshuti zanjye, ndagira ngo ibintu tubyitondemo tubitekerezeho. Ntabwo abanyamadini batandukanye bazi umutego bagiye kugushamo abizera. Abizera babona nk'iterambere.
iyo batumije umuntu ngo najye kubwiriza ngo najye kuririmba mu rindi dini cyangwa mu giterane mpuzamadini, uwe yumva ari ishema, aravuga ati ubutumwa bwanjye, ubutumwa bwiza bugiye kugera ahantu henshi cyane. Yumva ari amahirwe abonye yo kuvugira ngo Imana, niko baba babitekereza. Umwangirikani akajya mu bagatulika, umugatulika akajya mu bangirikani, mu baporosoteriyene, n'ADEPR akajya hehe, nuko bagacangacanga. Abadivantisi umunsi wa karindwi ibi nabyo babirimo, ariko ntekereza ko baba barabyemeye kuko batangiye babihakana. Ariko ubu ntekereza ko batabihakana kubera ko ibimenyetso ni nk'uko watwika umwotsi, ni nk'uko watwika inzu ugahisha umwotsi, ntabwo bibaho. Ahubwo abizera b'Abadivantisi umunsi wa karindwi baza umutego nabo bagiye kugwamo, nabo bakaba bagiye kurimbuka kimwe n'abandi bose. Ibi bintu ni ibintu abantu bakeneye gutekereza cyane. Impuzamadini imeze nabi kandi irasheze, kandi nagira ngo mbabwire abantu bashobora kubikinaho bikazabagiraho ingaruka. Reka duse n'abakomeza, ariko mwibuke neza amagambo ari mu byaduka byo mu minsi imperuka ajya ntangaza cyane. Amagambo ari mu byaduka byo mu minsi imperuka bo bavuze amagambo akomeye cyane. Nabonye neza ko igishushanyo cy'inyamaswa kizakorwa mbere yuko imbabazi zirangira, kubera ko kizabera ikigeragezo gikomeye mu bwoko bw'Imana, ngo ari nacyo kizamugenera ubugingo buhoraho cyangwa mu yandi magambo. Abantu bashobora gukinisha impuzamadini bagatekereza ko ibyayo ari ibintu byoroshye cyane, barangiza noneho bakagenda babyoroshya bari gukina ku bugingo bwabo, ndetse barangiza bagakina no ku bugingo bw'abandi. Ndagira ngo ibintu mubyumve neza. Imana idufashe cyane. Reka abantu be gukina ku bugingo bwabo no ku bugingo bw'abandi. Tugeze mu bihe bikomeye cyane. Kaduse n'abakomereza hano. Jewe mfite ishimwe rikomeye cyane, nshimira Imana. Turashimira Imana ko nibura mu isi yarabo Uwiteka yari yarahishuriye kugira ngo basaburire abantu basobanukirwe umutego uri mu kwifatanya kw'amadini mu gukora impuzamadini cyangwa impuzamatorero ariyo Satani agiye kwifashisha mu kuyobya bikomeye abanyamadini batandukanye. Kandi ikibazo gikomeye cyane. Sinzi wenda wowe turi kuganira byashoboka ko wumva ibi byaba ari ubwa mbere wenda wumvise ibijyanye n'impuzamadini cyangwa ibijyanye n'ubuhanuzi cyangwa se iby'Imana muri rusange, ariko ndagusaba kugira ngo wegure Yesu Kristo ubugingo bwawe, ugendere kure y'umubiri y'iby'impuzamadini cyangwa se ubundi buryo bwose bugamije gukuraho cyangwa gupfobya amategeko y'Imana ihoraho. Uwiteka abane nawe. Kandi reka mbabwire, wenda uko tuzakomeza kugenda twegera imbere tuzareba neza uburyo ibi bintu ari ikibazo gikomeye, kandi n'uburyo abana b'Imana bagomba kugendera kure y'izino nkubiri. Hari n'abashobora kwibwira ko izi nkubiri batazirimo, kandi mu by'ukuri izi nkubiri bazirimo cyane. Iyi nkubiri ibawemo n'abantu benshi bashobora kuba batazi ko ino nkubiri bayirimo, ndetse n'Abadivantisi umunsi wa karindwi iyi nkubiri bayirimo kandi bashobora kuba batazi ko iyi nkubiri bayirimo. Nshuti z'umusaraba, ndagira ngo buri muntu wese abashe kuba maso cyane. Uyu muburo tuba turi kuvuga urareba abantu bose, baba boroheje n'abakomeye, abayobozi mu nzego za leta, abayobozi b'amadini, abaganga, abarimu n'abandi barezi bo mu nzego zose, abanyeshuri, abacuruzi, abahinzi n'abandi bikorera ku giti cyabo, n'abandi bantu bose hatitawe ku madini barimo cyangwa imyizerere yabo iyo ari yo yose. Ndashaka kubabwira ngo uyu muburo ukomeye urareba n'Abadivantisi umunsi wa karindwi, cyane cyane ko ubu ngubu abandi bo n'ubundi bari barafashwe kera, bari baramaze n'ubundi hari ibintu byinshi cyane byari byarirengagijwe. Ariko biratangaje kubona abizera b'Abadivantisi umunsi wa karindwi, biratangaje kubona itorero ry'Abadivantisi umunsi wa karindwi ahantu rigeze mu rwego rukomeye cyane. Bigeze ku rwego none itorero ry'Abadivantisi umunsi wa karindwi rigiye kuzahinduka Isilamu.
ibyo nabyo umwami Imana nabishima tuzabivugaho, hanyuma twibaze ngo mbese amaherezo azaba yahe? Abizera bacu bazagenza gute? Mbese bizagenda gute? Ese bazabasha kumenya yuko bari mu kaga gakomeye hanyuma babashe kugira ibyo bahindura mu mibereho yabo? Mbese bazafata imyanzuro ikomeye? Mbese abantu bazatekereza ko ari iby'agaciro gakomeye gutandukana n'ibintu byinshi cyane, barangiza noneho bakiyegurira Imana? Ibi bintu tuzagenda tubigarukaho, ariko hakenewe itandukaniro rikomeye cyane, kandi abantu niba batitaye ku bugingo bwabo bazibona babubuze, kandi nta kintu bazashinja Imana, nta nubwo bazigera bavuga ngo ntabwo twababuriye. Ahubwo ndagira ngo mubwire ngo buri muntu wese nabe maso. Bavandimwe, mube maso cyane. Ndashaka kubabwira ko impuzamadini yasheze, kandi hari icyo Imana yavuze. Bizasobanuka nibyo ariko bimeze rwose, n'abayobozi bacu barabizi yuko barabihamya ko itorero ryacu ryageze mu mpuzamadini. Ibyashuwe igice cya 14 umurongo wa 9 kugeza 12 ndetse na 18 umurongo wa 1 kugeza 8 hari amagambo akomeye cyane. Ibyashuwe 14 umurongo wa 9 kugeza 12 hari ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati, umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo ni uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana yiteguye idafungwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera imbere y'Umwana w'Intama. Umwotsi wo kubabazwa kwabo ucumba iteka ryose, ntibaruka ku manywa na nijoro. Abaramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, uwo muntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo. Hariho kwihangana kw'abera kuri. Ibyanditswe byera bigaragaza neza ko abaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo bazagibwaho, bazahura n'ingorane. Marayika wa gatatu avuga ibijyanye no kuramya inyamaswa, akavuga ibijyanye n'igishushanyo cy'inyamaswa, kandi agaragaza neza ko umuntu wese uzayiramya azahabwa ku gakombe k'umujinya w'Imana kadafunguwemo amazi. Rero ibyo ngibyo birareba abantu bose aho bava bakagera. Umuntu wese yakagombye kuvuga ngo iyi nyamaswa yaba ari iyihe kugira ngo nyirinde ntazayiramya. Umuntu wese yakagombye kuvuga ngo mbese kino gishushanyo cy'inyamaswa ni ikihe ngo ntazakiramya. Umuntu yakagombye kumenya na forume zose. Umwami Imana nadushoboza tuzagenda tubireba neza, twinjiremo neza. Ariko ndagira ngo mumenye ko turi mu bihe bikomeye cyane. Mbese abadivantisite umunsi wa 7 bazamenya, bazava mu mutego batezwe bakawuvamo. Mbese ko mbona bizera bacu ibintu byamaze gukomera cyane cyane ko noneho bamaze gusoma ku ntango abenshi, kandi iyo umuntu amaze gusoma ku ntango ko asinda, ko benshi insinga z'ubwonko zamaze gukoranaho, n'imitekerereze ikaba iri kugenda yijima, no kureba ko ibyamuka biri kugenda harimo ikibazo gikomeye cyane nabyo bikagorana, no kubona ko ubuhanuzi biri kugenda busohora nabyo bikagorana. Ibintu byose ugasanga bitangiye kutwicangana. Mbese mutekereza ko ibi bintu bizagenda gute bavandimwe? Mbese abantu ntibashobora gukiza amagara yabo? Mbese abantu ntibashobora gukiza ubugingo bwabo? Reka buri muntu wese asobanukirwe neza niba atari kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ibyanditswe byera mu byashuwe 13 umurongo wa 8 haravuga ngo umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'Umwana w'Intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi azayiramya. Birasobanura iki? Birasobanura ngo izina ryawe rigomba kuba ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, nawe ibyo bintu ukabizi. Ibitabaye ibyo uzayiramya. Ariko sinifuza ko mugenzi wanjye turi kumwe hano wayiramya. Rero umuntu akwiye kumenya ngo izina ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo gute, ryari, umuntu abibwirwa n'iki? Umuntu yarikwa mu gitabo cy'ubugingo yavutse ubwa kabiri. Abantu bakeneye kwiga kuvuka ubwa kabiri neza, mu buryo butari uburyo bw'amarangamutima, mu buryo butari uburyo bw'ibishushanyo, mu buryo butari uburyo bw'ibihimbano, ahubwo mu buryo neza Imana ibyara umuntu kandi ikamwemera, kugira ngo batazayiramya. Kandi abantu benshi
bimwe mu mpamvu zituma bagenda byononeka, bigenda ubona havuka ibibazo, ugasanga rimwe na rimwe n'imiburo ijyanye n'igihe tugezeho nta kikora. Mfite ubwoba cyane ko n'ubundi byaba biterwa n'uko abantu usanga bataranavutse ubwa kabiri, ahubwo bikaba ari ibintu biri aho ngaho. Yego, Imana idufasha cyane, ariko mwitondere inkubiri impuzamadini iteye ubwoba. Kandi Abadivantisite umunsi wa karindwi, niba wenda hari n'undi utari Umudivantiste, ibi biramureba. Abangirikane byararangiye, Abadeperi byararangiye, Abametodiste byararangiye, amadini ya Giprotestani hafi yose yararangiye ku bijyanye n'impuzamadini. Ariko wenda niba nabo Uwiteka aracyafite ububura agomba kubaha, ariko Abadivantisite umunsi wa karindwi byabo biri kugeraho kadomo. Ndagira ngo mbabwire ko itangazo ry'icyumweru Abadivantisite bategereje, bavuga ngo niyo ubuhanuzi bwose Abadivantisite kubera kwiga nabi, twize nabi bavandimwe. Ibintu byose twaragiye tubishyira ku itegeko ry'icyumweru. Umudivantiste uramubwira ati imvura y'itumba izasukwa, ati yego imvura y'itumba izasukwa dimanche nimara gutangazwa. Igishushanyo cy'inyamaswa kizaremwa, ati yego igishushanyo cy'inyamaswa dimanche nitangazwa kizaremwa kandi ntabwo tuzagipfukamira. None se bizagenda gute, bimeze gute? Ijwi rirenga rizatangira kubwirizwa dimanche nitangazwa, niho tuzabwiriza mu buryo bw'ijwi rirenga. Hanyuma ishungura, yego ishungura, buriya dimanche izashungura abantu, buriya dimanche igiye gutangazwa, ishungura ribeho. Nuko ibintu byose ni dimanche, ni itegeko ry'icyumweru, ni itegeko ry'icyumweru gusa. Umubare w'inyamaswa ugiye gukora, yego dimanche nayo igiye gukora, avuga ati dimanche nitangazwa, ubwo umubare w'inyamaswa n'ikimenyetso cyawo bizaba bigiye gukora n'izina ryayo. Mbese ibintu byaragiye bishyirwa ku itegeko ry'icyumweru, ku buryo ibintu byose, reka mbabwire, dukwiriye kwemera ko twize nabi, kandi ibi bintu dore bikoze ku bizera bacu. Uwakwereka urebye uburyo abizera bacu bari gushyashyana mu nsengero hirya no hino, bari gukora imirimo y'akajagari n'ibyaha abantu bavuyemo, ariko ukibaza ngo ibi bintu ko amadini yahise afungurira aho byari bigereje n'ibyaha byakozwe, amaraso y'abantu yaramaze gushyirwa mu kaga, abantu bishyizeho amaraso y'abantu, ariko ubuzima bukaba bukomeje. Ndetse ahubwo abantu bamwe na bamwe mu bantu barwaniraga ukuri nibo batangiye kwiyumva nk'aho bafite isoni, kubera ko babona ngo ibintu byasubiye neza. Ibintu byasubiye neza hagana hehe? Reka dukomeze. Bibiliya ivuga ku bijyanye n'ikimenyetso cy'inyamaswa ndetse n'ikimenyetso cy'Imana. Bibiliya ivuga ikimenyetso cy'Imana hagati yayo n'ubwoko bwayo ko ari isabato, ariyo samedi cyangwa Saturday. Ibyo babibona mu Kuva igice cya 20:8 kugeza 11, 20:16 kugeza 17, Ezekiel 20:12 na 20. Ibyo ngibyo wabisoma. Ariko ku rundi ruhande hariho ikimenyetso cy'inyamaswa, kandi mwibuke neza ko tumaze kubisoma neza ko ikimenyetso cy'inyamaswa kirwanya Imana. Rero ikimenyetso cy'inyamaswa birumvikana neza ko ari umunsi washyizweho n'inyamaswa nyine, ibyo birumvikana neza. Ni umunsi washyizweho n'inyamaswa, kandi uwo munsi washyizweho iyo nyamaswa yari isobanuye ni ubupapa, kandi umunsi bwashyizeho ni icyumweru. Ndagira ngo twihute cyane, ntabwo ngenda mbitindaho. Kandi barabyanditse muri kiriya kinyamakuru cyitwa Inyandiko Katolika y'i London, nibo babyiyandikiye, baravuze ngo muzacyo mu nyandiko yitwa The Catholic Record of London, Ontario, muri September mu kwezi kwa karindwi, ku itariki ya mbere 1923 niho babivuze. Ni ukwezi kwa, ni itariki ya mbere y'ukwa 9. Yego, baravuze ngo icyumweru ariyo Sunday cyangwa dimanche ni ikimenyetso cy'ubutware bwacu. Baravuga ngo Kiliziya iri hejuru ya Bibiliya, kandi uku kwimura iyubahirizwa ry'isabato ni igihamya cy'uko kuri. Bisobanura ngo ubwabo basobanuye neza ko icyumweru ari ikimenyetso cy'ubutware bwa papa. Rero kandi twabone ibyashiro 13 niyo nyamaswa, ubwami nibwo nyamaswa yavuye mu nyanja. Inyamaswa bishushanya ubutegetsi.
rero inyamaswa mu byashije 13 ni inyamaswa ni kiriza n'ubuyobozi n'ubutegetsi bw'upapa cyangwa bwa kiriza gatolika y'Iroma. Rero babivugiye ko icyumweru ari ikimenyetso cyabo. Rero icyo ni ikimenyetso cy'inyamaswa, kandi mu iyubahirizwa ry'isabato bashaka kubishyira ku cyumweru. Ibyo bituma babigira nk'ikimenyetso cyabo cy'ubutware bwabo, ariko ntabwo bikuraho isabato y'Imana. Rero ikimenyetso cy'Imana kivugwa n'icy'isabato, ikimenyetso cy'inyamaswa kivugwa ni muri Bibiliya ni icyumweru, aricyo dimanche. Kandi ubupapa bwa giproteste ubuyobozi bwa gipapa bwakabije umurego cyane mu kwemeza abayobozi b'ibihugu n'abamadini kwihuriza hamwe mu gushyiraho uriya umunsi w'ikiruhuko wo kuramya yita ngo nukuramya Imana, kandi ari wo munsi w'icyumweru. Rero ibyo bagambiriye kurwanya amategeko y'Imana, kuko ibyanditswe byera biratubwira ngo wishe rimwe muri yo abayishe yose, nkuko biri muri Yakobo 2:10-11. Rero ugukura w'isabato bingana no gukura amategeko yose y'Imana. Abantu rero ibi ngibi ni ubutware bwa Roma. Nasobanura cyane ibijyanye n'umubare w'izina ryayo, ibi ngibi benshi barabizi. Umubare w'izina ryayo ni 666, kandi bituruka muri Vicarius Filii Dei. Ibyo ngibyo niko bimeze. Bibiliya ivuga iby'umubare wayo ngo ni 666, kandi muri iriya gazeti y'abagatolika yitwa Our Sunday Visitor cyangwa umushyitsi wacu wo ku cyumweru yo ku itariki ya 18 z'ukwa 1915 niho handitsemo amagambo avuga ngo mbese inyuguti bavuga ko zanditse ku ikamba rya papa nizi, kandi zisobanura iki? Igisubizo, inyuguti zanditse ku ikamba rya papa nizi Vicarius Filii Dei ni imvugo y'Urulatini isobanura ngo uri mu cyimbo cy'umwana w'Imana. Iryo ni izina officiel ry'ubupapa. Umubare waryo rero ni 666, nguko mushobora kubibona hariya. Inyuguti n'agaciro kayo n'igiteranyo cyo bibyara V5 I1 C1 A0 kagenda ubara byose, wateranya iriya mibare ikabyara 666. Ibi kandi urebye igitabo cyitwa ubusobanuro bw'ubuhanuzi bw'igitabo cya Daniel n'ibyahishuwe cyanditse na A.L. Hens page y'ijana, uzasanga bavuga ko n'abagira iki bamwitaga Murateinos bisobanura umunyaratini, nabyo bibyara 666 muri iriya mibare. Nuwango uko byagendaga kose umubare n'ubundi wahoze ari umubare wa Roma. Rero igishushanyo cy'inyamaswa, mbese ni bande bari mu mpuzamadini cyangwa impuzamatorero cyangwa impuzamadini igizwe n'abanyamadini bishyizwe hamwe. Kandi mwibuke neza ko aha ntabwo ari amadini ya gikristo gusa, ahubwo hano harimo amadini ya gipagani atandukanye, n'ubupfumu burimo, abapfumu barimo, amadini ya giprotestani, gatolika, ubu ngubu n'abadivantiste bamaze kwinjira muri iyi mpuzamadini. Rero iyi yateguwe n'ubupapa, kandi umugambi wabyo nuko nyine bizagaragariza kugaragariza abantu bose kugira ngo bagire ubumwe. Yesu ngo yasabiye intumwa muri Yohana 17, ariko mu by'ukuri umugambi wihishe inyuma wabyo ni ugukaza ubutware bw'ubupapa mu by'iyobokamana no mu bya politiki. Kandi ibi ngibi niko bimeze nyine, niko bizagenda, niko bagize. Rero ibi ngibi ni bya antikristo, kandi antikristo birabizwi neza ko azagira uruhare rukomeye mu kurenganya ubwoko bw'Imana muri no minsi iheruka tugezemo. Rero biratangaje cyane, amadini yose agiye kwibona arenganya abana b'Imana, kandi n'ubu ngubu byaratangiye, kubera ko aho impuzamadini igeze igatangizwa ku rwego, mbese igashyirwamo imbaraga ku rwego rw'isi, ndetse no mu bihugu bitandukanye igashyirwamo imbaraga cyane cyane nko mu Rwanda. Murabizi muri 2018 ndetse mbere ho gato muri 2017 hakanaho niho bashinzwe urwego rwitwa RIC, Rwanda Interreligious Council, inama mpuzamahanga. Icyo gihe neza igishushanyo cy'inyamaswa, mbese kwishyiramo kw'idini na leta, ubundi iyo amadini yishyize hamwe yarangiza akajya gufata ubuyobozi bwa leta, bagafata ingamba, leta igafasha kubashyira mu bikorwa ingamba z'iby'iyobokamana. Icyo gihe bari igishushanyo cy'inyamaswa. Mu Rwanda igihe byakorwaga, ibyavuyemo ni akarengane kakorewe abizera mu matorero yose, hafi ya yose, ndetse ababwiriza baracibwa, n'abandi banyamasengesho batandukanye, n'abantu benshi bagaragaza umucyo nk'ukuri. Rero ibyo bintu biragaragaza neza ko tugeze mu bihe bikomeye cyane, kandi mu bihe by'ahantu.
icyitonderwa mu mpuzamadini harimo amadini ya Gikristo, abayisilamu, abahindu, ababudisiti n'andi madini asenga ibigirwamana by'amoko atandukanye. Ibyo bintu byose biri mu mpuzamadini, nibyo abantu buriya baba bari kugenda bagenza gute, bari kugenda bashyiramo imbaraga. Nizere ko turi kugendana abavandimwe, mbese turimo turajyana. Imana idufashe cyane, mugomeze dukurikire neza abantu bagende babirebe neza. Rero nibyo mu byashiro 17 iki gice wenda ntabwo turi bukinjiremo cyane, ariko havuga ibyihabara ry'icyamamare, umugore urimbishijwe n'amabuye y'agaciro kenshi, wambaye imyenda y'imihengeri n'imihemba, usize amaraso y'abera, wicaye ku gikoko gitukura cyangwa ku nyamaswa itukura ifite imitwe 7 n'ibindi bitandukanye. Ibyo byose birimo, ariko natangajwe n'amagambo ari mu gatabo gato k'ubusobanuro bw'ibyahishuwe na Daniel, kanditswe na Hezi. Yesu ashimwe cyane. Ibyo bintu rero byose uko kuntu byagenze, uko kuntu iyo mpuzamadini, nabona Sirayidi yagize uko kuntu impuzamadini byagenze, uko kuntu zagiye ziforuma ni ikibazo. Ndagira ngo muzanyutse neza hari dufite twabonye kandi kanya bagaragarize imiterere y'impuzamadini muri Uganda, uburyo iteye ubwoba cyane. Hari n'abatekereza ko muri Uganda nta mpuzamadini bidakaze cyane, ntabwo cyangwa se uburyo idini na leta bikorana kugira ngo bishyire mu bikorwa inshingano z'iby'iyobokamana. Kandi abantu bose aho bava bakagera, ibi bintu bagomba kubifata boseri, kubera ko ni ikibazo cy'ubugingo ndetse n'urupfu. Ntabwo abantu bagomba kwifata nk'ibisanzwe ngo abantu bigire nkaho nta kibazo gihari, bavuge bati ibintu ni ibisanzwe, bavuge bati umurimo w'Imana n'ibi. Ibyo bintu byose bigomba kugeza gutera, ibintu bigomba gusubirwamo kugira ngo abantu batazabona barirukanye ubusa. Kandi mu by'ukuri yego, Imana idufashe cyane. Rero idufashe, Imana idufashe cyane kugira ngo buri muntu wese yumve uburemere bwa bino bintu. Mbese ibi bintu tugomba gufatanya nabyo cyangwa tugomba kwitandukanya n'ibintu n'ibikorwa by'impuzamadini? Ntabwo ndinda mbijyamo ngo mbaze wese ngo mwe murabyumva mute cyangwa se ngo mwemeze gute. Umuntu wese ntekereza ko yumva neza agaciro ko kugenza gute, koko ibi bintu ari ibintu bigomba kwitonderwa cyane. Ni ibintu bigomba kwitonderwa cyane. Yego, ndagira ngo twihute, ndagira ngo twegere imbere. Ndagira ngo twegere imbere. Hari ibyo mpinduye muri document, muri presentation. Hari aho ngeze usanga hahindutse mu buryo nta bipanze. Yego, ubwo rero Imana ikomeze kudufasha cyane. Natangajwe n'amagambo akomeye cyane. Impuzamadini yo mu byeshe 17 hano natangajwe n'amagambo akomeye cyane, aho bagaragaje neza havuga iby'imitwe 7 ikorewe imisozi 7. Uwo mugore yicaraho kandi niwo wami 7 ngo igeranye imisozi 7 mara yicaye. Byashe 17 umurongo wa 9. Iyo misozi isesereza ku mudugudu w'i Roma, cyangwa serekeza ku mudugudu w'i Roma, kuko batswe ku misozi 7. Ndetse abanditsi ba kera hafi ya bose, abanditsi bose ba kera bandikaga muri zino ngingo barabivugaga cyane. Bibirangire bajyaga bita Roma umudugudu w'imisozi 7. Nta bya bindi twajyaga tuvuga ngo u Rwanda ngo ni igihugu cy'imisozi 1000, usibye kurumva byo biratandukanye. Roma yari yubatse ku misozi 7 birazwi. Abanditsi batandukanye nk'abita Horace, Vigili, Martius, Cicero, Propatius n'abandi batandukanye. Ariko noneho ndagira ngo twegeye hepfo gato, kino gitabo mu gitabo muri cya gitabo cy'ubusobanuro bw'ibyahishuwe na Daniel cyanditswe na A.L. Hans. Hano banditse amagambo
babikarashije gutya. Ubwami bwa Babuloni nk'umutwe wa mbere, ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi nk'umutwe wa kabiri, ubwami bw'Abagiriki nk'umutwe wa gatatu, ubwami bw'Abaroma ya gipagani nk'umutwe wa kane, ubwami bwa Roma ya gikristo ya gipapa kuva muri 538 kugeza mu 598. Hanyuma ngo umwe ari wo wageranye ubupapa uhereye mu 598. Nuko handitse, ariko noneho amagambo bavuze akomeye cyane nshaka gutindaho. Basobanura amagambo avuga ngo undi ntaraza ku ipaje 126. hari abaranditse ngo undi ntaraza kandi ko naza azaba akwiye kumara igihe gito, uwagereranya urugaga rw'amadini yayobye yose azashyira hamwe akunga ubumwe. Uwagereranya urugaga rw'amadini yayobye yose azashyira hamwe akunga ubumwe. Uwo mwami wa kane bagirana isano cya gishushanyo cy'inyamaswa kivuga mu Byeshuwe 13:14. Icyakora ngo uwazamara igihe gito. Barasobanuye ngo tuzi yuko urwo rugaga ruzahambwa isi maze kugera mu mahenuka. Ubwo ruzagera rugatangira kurenganya abazanga kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa, bidatinze igihe cy'imbabazi kizashira, ibyago bisukwe mu bantu, Yesu aze mu ntambara ya Harimagidoni. Koko rero uwo mwami wa karindwi ntazaramba. Bavandimwe, ndashaka kubabwira ngo ibintu ntabwo ari ibintu byo gukina. Ntabwo ari ibintu byo gukina. Iyo urebye ibintu byabaye igihe babikoraga hariya i Toronto, mu bikorwa byahabaye bijyanye n'impuzamadini, ugenda ubona neza ko ibintu bigeze kure cyane, kandi abantu bakwiriye kuba maso kubera ko ntabwo ari ibintu byoroshye cyane. Ntabwo ari ibintu byoroshye cyane ngo noneho biriya byose politike isi byose bigenda bishyire hamwe. Nibimara gushyira hamwe twiyumvemo ngo ibintu biri kugenda neza, nta kibazo gihari. Es un crimen de lesa. On December 12th, the Pope celebrated a mass cyane, for the patroness of the ariko Americans. iyo urebye nk'ibikorwa nk'ibyo byo byabaye, amadarapo ambassadors and Latin American leaders. biri kuberamo ni ibintu biteye ubwoba n'agahinda. It was a so-called Creole Mass, which combines Christian prayers with Argentinian beats and folk music. At a time when many Latin American countries face instability, the Pope called on Christians. ¿Por qué tenés miedo? ¿Acaso? Obama and Raul Castro highlighted the key role of Pope Francis in the reconciliation of the. Yesu ashimwe. Mbese turacyari kumwe? Yego. Rero wenda ndagira ngo wenda twikomereze. Byo ni byinshi cyane, ntabwo twagenda tubivamo. Ariko ndagira ngo twibutse neza tujye twibuka n'ibyatambutse. Mu gihe bari gupiburisita biriya teraniro ryo muri 2018. Tujye twibuka neza uko byagenze. Nitukibagirwe uko ibintu biba bimeze. Ndagira ngo mukurikire ako ka video. Esteemed spiritual leaders, peacemakers and role models, teachers and learners, trendsetters and networkers, laypersons and clergy, interfaith stalwarts and grassroots organizers, trustee colleagues, associates, friends and pilgrims on the way to a better world. Aren't we glad for the thrilling, inspiring, challenging, and rewarding week we've had together?
rero ni ukuvuga ngo igishushanyo cy'inyamaswa ndetse bamwe bajya bibaza ngo ese hamwe birakora ahandi ntibikore nk'uko nabonaga ari umuvandimwe wari wabashije ikibazo. Reka da, buriya abantu kenshi batekereza barebera cyane cyane mu bijyanye no kubona abantu barimo bakubitwa cyangwa kubona ibibwirizabutumwa ryahagaritse. Harimo benshi bavuga ngo muri Uganda batekerezaga ngo nta byabaye n'iki, ariko muzirikane neza ibyanditswe byera icyo bivuga. Hariya mu byahishwe haravuga ngo nuko ihabwa bw'icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Mwumva aya magambo, ntabwo bavuze ngo kivuge kandi cyicishe abantu bose, oya, ahubwo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. None se ubundi nko muri Uganda cyari kwicisha abantu none se abanze kukiramya ni bande? Ni ukuvuga ngo cyagombaga aho cyagize imbaraga, aho kigira imbaraga n'aho bari. Urugero nko mu Rwanda bari bahari bagaragara cyane kandi bahagararira ukuri, ariko muri Uganda none se ureka babaza. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Yego, ukoze cyane. Ibibazo bizagenda bisubizwa, byandikwe ahantu, hagire umuntu bitwandikira, uzagende tunabisubiza, ni nabyo nirakubira kwiki. Noneho rero icyo nshaka kubabwira ni igiki. Reka mvuge kuri ako kantu narimbuze. Byahishuwe 13 umurongo wa 14 hari amagambo akomeye cyane. 13 umurongo wa 14 baravuze ngo haranditse ngo iyo besha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukora imbere ya nyamaswa ibabwira kurema igishushanyo cya nyamaswa. Yego, ibabwira ko ibishushanyo cya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Murongo wa 15 ihabwa bw'icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Aya magambo niyo nashaka. Murongo wa 15 ni ukuvuga ngo kiravuga kikicisha abatakiramya bose hafi kuri sisiteme zose zo ku isi. Iyi gishushanyo kirahari, cyarubatswe, ahubwo kubera ko kiba cyiteguye kugira ngo kiburizemo abatakiramya bose, noneho kigahura nuko bahita bakiramya. None se nk'ubu muri Uganda niho tuvuga ni urugero turi gutanga. Muri Uganda abajesuiti batangije gahunda yo kuzibura isabato. Barateka ku isabato, bagateka ku rusengero. Hafi insengero zose zo muri Uganda izitabikora ni nke cyane. Nazo usanga hanini ari insengero ziganjemo abantu b'Abanyarwanda wenda bagiye bajyayo mu buryo runaka, ariko hafi ya zose niko bimeze. None abo bantu babwiye ngo nimuteke ku isabato bagateka, ubwira uti noneho okay nimuzane n'ikimasa mu kibaga, bakakizana bakakibagira mu cyo bw'urusengero, bakakibaga bakagiteka ku wanyuma ndetse na mu gitondo ku isabato bakakizindukiriza, bakirirwa bagitetse, ubundi barangiza bakarya. Abajya kwasa barasa, abajya kuvoma baravoma, abajya mu isoko bafata amagare bakajya mu isoko n'ahandi hatandukanye. Abo ngabo bakeneye kuri abo bazarenga ngo nande. Ubu se Isilamu muri Uganda hari radiyo muzayumva iyo bita Vayi. Hari umupasitoro mbere yo kubwiriza arabanza agatora niba ari gutora shahado, niba ari kugira gutaka abanza gasaba. Nese abo ngabo niba ari bivuga ati nimukora ibi bakabikora, abo ngabo bazarenga ngo baziriki. Ninde wabarenganya se? Ahari ababirwanya hazagira noneho uretse urebe mugiye kuzabibona, uretse muzabona ko muri Uganda ibintu bitazahinduka.
kubera abantu b'Imana bari kubwiriza mu butumwa. Noneho nibashyira ibyaha byawe ubona hagaragara, niho muzamenya yuko igishushanyo cy'inyamaswa cyari gihari cyangwa kidahari, kubera ko cyo kirwanya abagenza gute, abanga kukiramya. Ariko abakiramya se cyaba kibashaka wiki. Uyu munsi baravuga bati umukandida runaka, ibyo ariko bimeze muri Uganda, umukandida runaka ejo bundi hazaza runaka. Ubwo rero mugerageze kumutegurira. Abarwanashyaka be badashaka bakaba bakoze ku myenda, bakazana amadarapo, bakazana iki, bagategura, bakadekora. Umukandida akaza kwiyamamariza mu rusengero ku isabato. None se aho ngaho wavuga ngo muri hari toro ry'Abadivantisi umunsi wa karindwi, ahubwo ryanahigeze. Cyakora hari izengero n'ibintu biriho rogo zigaragaza ngo ni Abadivantisi umunsi wa karindwi dukubitaho yawo, nayo ubwayo itari na rogo y'Abadivantisi. Iriya rogo se dukoresha y'ubundi wagira ngo ni y'Abadivantisi. Iriya si rogo twakuye mu si rogo twahawe mu ntuzana n'umuryango w'abibumbye kubwo gushyigikira impuzamadini, bakayiguha babonye imurogo yacu idahuje n'amadini yabo. Gitwaye iriya rogo si ejo bundi mu cya 1997 ejo bundi. Iyo nayo bagateraho kavuga ati bo ibintu bikaba byacitse n'itoro ry'Abadivantisi umunsi wa karindwi, ariko mu by'ukuri ntayo. Bori nuza kuruhimbira abaharwaniraho politike, abaharwaniraho ibintu byose nta biza kubwira, kugeza ku rwego n'abizera baza abakandida babyambariye, bambariye umukandida wabo, abantuza abafana mu rusengero, ibintu bigakomera. Ugezeho kari za Noheli abapatse za nwa za Merry Christmas ahantu hose, kurenza no muri Kiliziya Gatolika. Oya, idini yacu yabaye Gatolika. Ibyo ngibyo rwose abantu nibanashakire kure cyane, idini yacu yamaze kuba Kiliziya Gatolika. Ibyo wenda tuzabigarukaho. Ariko iyo nshaka kuvuga ni igiki, igishushanyo cy'inyamaswa kigiye gihari, ahubwo ikibazo ni uko hano hirya no hino biba bigiye bihari. Ahubwo ni uko abantu batamenya ko bihari. Abantu babona wenda ibintu bisa n'ibigenda mu buryo wagira ngo biri pacifique, bakagira ibintu n'amahoro, ariko ibintu biba bihari. Igihugu uzabarizwamo cyangwa uzakeka uzandike ngo imikorere y'impuzamadini muri iki gihugu, niwe uzamenya ko ihari kandi inateye ubwoba. None se ngo muri Kongo impuzamadini yarwanya abantu habaye iki? Bamaze kwinjirira leta yose, barayinjiriye, binjira mu nzego zose ku buryo babashije no kubigeraho, bashyiraho ku munsi wo kwisabato nawe uri mu minsi yo kwigwaho. Ubu amashuri uragenda ukabona abana b'abagorozi, abana b'Abadivantiste, abandi bakajya gusenga, abandi bagiye guhuza, abandi bagiye kwiga. Ubaza nabaje umugorozi umwe n'amazi ngo se abana banyu bajya kwiga bimeze gute, mu bigenza gute? Ngo none wabigenza gute? Ngo none wabigenza gute? Ngo nine nuko bimeze. Ngo none se nyine kubera ko none se bakwiga bati ko gahunda yo kwiga ku isabato ihari, nuko ariko ukuntu ibintu biratubuka bagira ngo Roma ntacyo ikora, abajesuiti ntacyo bakora, kandi ibintu barabirangije. Nuko ibintu byubatse ku isi. Abantu bagiye kubona batungurwa n'iki? Abantu bagiye gutungurwa n'itegeko ry'icyumweru, kandi batungurwa batiteguye kubera ko bakomeje kugenda baranzika ubuhanuzi bw'iminsi y'imperuka, bagenda bamujyana hirya no hino. Biteye ubwoba. Imana idufashe cyane kugira ngo tubashe kuba maso, kubera ko tugeze mu bihe bikomeye cyane. None se ubu niba wamaze kwitegereza izi mpuzamadini n'Abadivantiste barimo, mwebwe ubwanyu mwakomeje kubona uburyo banatangazaga peacemakers and role models, teachers and learners,
trendsetters and networkers, laypersons and clergy, interfaith stalwarts, associate grassroots organizers, friends and pilgrims on the way to a better world. Pilgrims on the way to a better friends and associates, friends and pilgrims on the way to a better world. Ibiterane bijya kuba bagahamagara reba nka buriya bari kugenda bagaragaza iki bari kugenda bagaragaza ngo n'abapfumu sorcerers bari barimo bababonye ko bari bameze reba ibintu babaga bakora kandi bariya ni abantu bagomba kuba bari present muri 2018 mu nama mpuzamahanga. Rero ni ikintu gikomeye cyane tuzabigarukaho biriya bibazo mu binyandikire. Ese kiramya gute ikimenyetso cy'inyamaswa bakiramya bate? Ni ibintu biteye ubwoba cyane kandi tugomba kwitondera. Igishushanyo cy'inyamaswa bakiramya bate nyine tuzabyiga uburyo kiramywa mu buryo tuzabanza ibibazo byose tuzabisubiza mu buryo bwahuranije nta nubwo tuzaca kure cyane kandi abantu barimo barakiramya kandi barimo barakiramya ibintu babyoroheje bagira ngo ni ibintu byoroshye nta bintu by'imikino biriho ibintu byamaze gukomera cyane ibintu byamaze gukomera cyane. Aren't we glad for the thrilling, inspiring, challenging, and rewarding week we've had together? Okay, hari byinshi cyane twavuga muri iyi ngingo. Rero nyuma yo kugira ngo abajesuiti batwinjirire bigere kure cyane nk'itoro ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Nk'itoro ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi watekereza ko ryaguye he kugeza ku rwego ibintu byamaze gukomera cyane. None se ahantu bigenze gute? Amadini ya mbere yo amadini yose yararambaraye. Cyakora numvise abangirikane bo mu Rwanda ngo bagerageje kugenda bangiye abazungu nk'ibijyanye n'ubutinganyi ariko si sabato yo bite byara hanyuma impuzamadini se yo bite hariho bayiyoboye. Erega biratangaje ko n'Abadiventiste umunsi wa karindwi muzi neza ariko ko ambassadors ko yagiye gukora iki yakoresheje igitaramo mu bangirikane kandi turutse Remera abayobozi bacu bitoro ry'Abadiventiste bo babizi. None se bayobewe ibyo ari byo ibikorwa by'amarorerwa bikugenda bikorwa ntabwo abantu baba babibona se. Ndagira ngo babwire ngo abantu babashe guhumuka neza bamenye ko ikibazo gikomeye cyane. Igishushanyo cy'inyamaswa kimeze nabi kandi abantu nibacunga nayo barazimiza ubugingo bwabo kubwo kwifatanya n'ibyo bintu. Tuzinjiramo ibikurikiyeho tuzabyinjiramo neza. Tuzabyinjiramo neza. Tuzabyinjiramo neza. Kanegere hepfo. Ibi byose ni biba biraho ntabwo ndashaka gufungure video wenda ni byinshi ariko amasaha ntabwo abari mu ruhande rwacu. Tugomba rero kuba maso kandi tugasenga kugira ngo ibintu bibashe kugenza gute bibashe kwitonderwa. Nkomeza kuguha ikaze nshuti mukunzi ukomeje kubana na Iwacu TV subscribe kuri YouTube channel yacu ngira ngo nanakwibutse ko ibyo ari byo bituma ukomeza kubona aya makuru yacu ibiganiro na video zitandukanye dukomeza kugenda tukugezaho. Tugarutse buhuri kubwira ko abayobozi b'amadini wavuga ko ari yakomeye mu Rwanda bamaze gushyiraho urwego ngo bazajya bigenzurira mu rwego rwo kugira ngo ibyo leta y'u Rwanda igibasaba igisanga barabyujwe. Icyakora ukurikije amabwiriza n'inshinga
inshingano z'uru rwego nk'uko byatangajwe n'aba bayobozi biragaragara ko uru rwego ruri mu bizatuma hamwe mu madini cyane cyane nk'abadivantiste bahura n'ingaruka ku bijyanye n'inyigisho bajya bigisha. Uru rwego rero rwashyizweho n'uruzaba rugizwe n'idini y'abanyagatulika ndetse n'abasilamu hamwe n'amadini y'abaprotestanti bose bakorera mu Rwanda. Ikinyamakuru cya igihe.com cyanditse ko aya madini n'amatorero bose hamwe bakorera mu Rwanda bahisemo gushyira mu rwego ruzaba rugizwe n'abayobozi barwo, kazaba ari urwego ngo ruzaba rugamije kwigenzura kugira ngo bakureho zimwe mu mbogamizi leta y'u Rwanda igaragaza ko zibarizwa mu madini yo mu Rwanda. Itangazo rigaragaza ishyirwaho ry'uru rwego ryasohotse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani 2018. Ni itangazo ryashyizweho umukono n'abaperezida w'inama y'abepiskopi mu banyagatulika bo mu Rwanda, akaba ari Musenyeri Filipo Rukamba, rishyirwaho umukono kandi n'umwepiskopi mukuru w'itorero ry'Abangirikani mu Rwanda, uyu nguyu ni Laurent Mbanda, cyo kimwe na mufti w'itorero ry'abasilamu mu Rwanda, uyu nguyu akaba ari Sheikh Hitimana Salimu, na perezida w'inama y'abaprotestanti mu Rwanda Musenyeri Samuel Kayinamura, ndetse na Musenyeri Birindabagabo Alexis uyobora Peace Plan mu Rwanda. Ishyirwaho ry'uru rwego ruhuriza hamwe amadini rifite intego eshatu ngo zirimo gushyiraho uburyo bwo kwigenzura mu madini, harimo kandi ngo gutanga inama no gufasha leta mu ishyirwaho ry'amabwiriza agenga imikorere n'imikoranire yayo n'ayo matorero, cyo kimwe no gukora ngo ubuvugizi imbere muri aya madini no mu zindi nzego. Mu kiganiro yagiranye n'iki kinyamakuru nabanje kukubwira haruguru, perezida w'inama y'abepiskopi mu Rwanda Musenyeri Filipo Rukamba yasobanuye ko ngo uru rwego rutazivanga mu miyoborere y'idini cyangwa se itorero runaka, ariko ngo igishyizwe imbere ni ukugirana inama no gukorana ubuvugizi ku kintu iki n'iki kugira ngo imikoranire y'amadini yorohe hagati yabo ndetse no hagati yabo na leta. Agendeye ku biherutse kuvugwa cyane mu ifungwa ry'amadini ryabaye hirya no hino mu Rwanda, Musenyeri Rukamba yavuze ko ngo iyo uru rwego ruza kuba rwarabayeho mbere hose biriya ngo bitari kubaho. Ati ndakeka ko bajyaga kutubaza, ubu ngubu ikintu kigaragara ni uko kugira ngo bizarigiraho ingaruka, itorero ni rimwe mu yakunda gutuka abandi. Ibyawe vuga uko ubitekereza, vuga uko wemera kwawe. Reka simbuke gato ngere hariya akantu nshaka nanone kavuga ku badivantiste. Sorry. Kwibasira ayandi matorero. Ati hari nyuma basaba amatorero afite uyu murongo wo kubimere idini rimwe cyangwa ngo iyo uru rwego ruza kuba rwarabayeho mbere hose biriya ngo bitari kubaho. Ati ndakeka ko bajyaga kutubaza, ubu ngubu ikintu kigaragara ni uko kugira ngo ubaze idini rimwe cyangwa itorero runaka, ariko ndakeka ko twajyaga kwicara bakatubwira bati twebwe dufite uyu murongo wo kubimere neza, abantu bagomba kugira aho basengera hameze neza. Mbese ibyo banditse nyuma basaba amatorero twajyaga kwicara tukaganira mbere ntibibe ibintu bituguyeho. Muri uko kwigenzura kandi Musenyeri Rukamba yanavuze ko ngo batazasiga inyuma guhwiturana ku matorero ashobora kwivanga no kwibasira ayandi matorero. Ati hari ibintu byo kwigenzura hagati yacu n'imikoranire, tuzajya tuganira tuvuge tuti ariko wowe ibyo ukora sibyo, vuga ibyawe, vuga uko ubitekereza, vuga uko wemera kwawe, ariko si ngombwa kubanza gutuka abandi, kubavuga nabi, nta kamaro kabyo. Ibi rero nibyo Iwacu TV yahereye bikubwira ko ibingibi bishobora kuzakora ku itorero ry'Abadivantiste b'ubutsi wa karindwi naryo rikorera mu Rwanda. Impamvu tuvuga ko ari bizarigiraho ingaruka, itorero ni rimwe mu yakunda kuvugwaho kwibasira yandi matorero, aho bigisha inyigisho zigaragaza ubuyobe buba buri mu yandi matorero. By'umwihariko iri torero rikaba rikunda kuvugwaho kwibasira amatorero atandukanye arimo nka Kiliziya Gatulika, bakagenda bayigaragaza icyo Bibiliya yagiye ivuga ko ngo ari inyamaswa, ndetse bakabigaragaza mu byo bita ubuhanuzi. Abayobozi b'aya matorero n'amadini kandi banashyizeho abagize nyobozi y'uru rwego by'agateganyo, bakaba bafite inshingano yo gutegura amategeko shingiro n'amategeko ngengabikorere y'urwo rwego no kuyandikisha mu buyobozi bubifitiye ububasha. Abagize iri huriro ry'uru rwego rwashyizweho n'abakuru b'amatorero n'amadini, baramutse bavuyeho ababasimbuye nibo bazajya bahita baba n'ubundi abagize uru rwego. Yesu ashimwe cyane. Wenda ni byinshi, ariko icyo nshaka kuvuga ni iki. Mwumvise neza ko byari byaravuzwe 2018
ndetse rukimara kujyaho 2019 uko byagendekeye ababwiriza butumwa murabizi n'abandi bose basenga n'ibyakomeje gukurikira biteye ubwoba. Ibyo birazwi, abantu barimo baragenda babyibagirwa. Ibintu byakorewe mu nsengero zacu abantu barimo barabyibagirwa. Ibintu byakorewe Imana birimo biribagirana. Ibinyoma turimo birimo bigenda byaduka ubwo buke bukira abantu barabyibagiwe. Abantu bibagiwe ingorane nibiherutse kubera mu nsengero zacu. Abantu bakingirwa ku ngufu haterwamo amatente ndetse no kubiherero ahantu hose. Abashehe n'abandi bose baza mu nsengero z'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Ibyo bintu byose ni ibintu bikomeye cyane. Reka nsabe buri muntu wese yitonde cyane. Reka yitonde cyane. Wenda reka ngire soze ntagera kure ibintu nashoboraga kuvuga ni ibintu byinshi ariko turacyari kumwe. Imana izadufasha cyane. Icyo saba gusa nuko buri muntu wese aba maso. Niba tubona neza igishushanyo cy'inyamaswa kimeze nabi kandi kikaba kigomba kuvuga kikicisha abatakiramya bose, abantu bose baca bugufi bakagendera ku migenzo n'imihango n'imizirizo n'iki byose bishyirwaho n'izi mpuzamadini, nk'uko tuzasubukura wenda mu wundi mugabane tuziga ejo bundi mu kudutangira isabato. Imana idushoboze cyane, tuzigamo byinshi, ariko ndasaba yuko buri muntu wese abera amaso ubugingo bwe kandi ye gukinisha. Buriya abantu babayeho ubuzima bumeze nka buri gushimashima ikintu cy'igisasu cyenda guturika kibura amasegonda make, kandi ubugingo bw'abantu buri mu kaga. Mbese nakora iki kugira ngo mbwire abizera aho bava bakagera kugira ngo babashe kumva neza imiburo? Ijambo ry'Imana ryavuze ko abantu bagomba kwirinda kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyabo, kandi urabona ko abantu bamaze kugenda babyibagirwa, bari kugenda barekura gake ibintu byoroshye. Abantu barimo baragenda bibaturaho gake, ariko mu by'ukuri ariko barushaho kwishyira mu batabwira ibibazo. Imana dufashe tubyumve neza, kandi Imana ibagirire neza abavandimwe. Ariko ndagira ngo soze mbibutsa no magambo akomeye cyane avuga ngo ibijyanye n'ubutinganyi turabiretse, tuzabigarukaho mu mugabane wa kabiri, tuzabizaho. Ubu dutinze cyane ku gishushanyo cy'inyamaswa, tuzakivugaho n'iby'ubutinganyi bisobanuke neza, nabyo tubigaruremo neza. Ariko nibura twumvise ari ingorane iri mu bihugu byose, ni ukuvuga ngo itorero ryacu ryamaze kugera mu mpuzamadini ku rwego rwo hejuru cyane, ndetse rimeze nk'aho ariryo riyoboye ibikorwa byose ku isi yose. Mbese rimeze nk'iriyoboye impuzamadini, kandi ku bw'ibyo umuvumba w'ubuyobe urimo uragenda wisuka cyane kandi warushaho gukomera cyane. None uko bucya bukira, abantu aho kugira ngo bakanguke cyane barushaho kujya kure batekereza bajya muri byinshi. Nimureke dushaka Imana, kandi nk'uko turi kubona neza ko ibihe birushaho kudusatira. Ibi bintu bihanurwa twari tuzi ko ntabwo twatekerezaga ko bizahita biza, ntabwo twatekerezaga ko bizasohora turiho, ariko ndabona bisohora. Ariko ubu ngubu abantu aho kugira ngo bashyire imbaraga mu gutunganya ubugingo bwabo ndetse no kurokora bene wabo kugira ngo barebe ko bava muri ibyo ngibyo, ndetse no kugerageza kubwiriza abantu mu buryo bushoboka bwose no gukemura ibibazo byabo. Abantu bakeneye kwatura ibyaha byabo, kandi abantu bafite ibyaha byinshi baranzitse. Bavuga bati tuzabyatura ejo hakabyara ejo bundi hakabyara ejo bundi hakabyara ejo bundi. Harimo abantu benshi cyane badafite ubuhamya bw'uko bababariwe ibyaha byabo, batazi neza nabo niba banditswe mu gitabo cy'ubugingo. Akivuga ngo mbese naba nzakira cyangwa nzapfa ntabwo mbizi. Abo bantu bameze nk'akanyoni karitse ku nkombe, ngo niko kaba kavuga ngo nzapfa nzakira ntabwo mbizi. Niko abantu babivuze. Ibyo bintu nyine wenda ni imigani birumvikana, ariko noneho abantu kugeza ubu ngubu abantu nuko kuntu bameze, akaba ameze gutyo, ariko imbaraga ze akaba yazishyize mu bindi aho kugira ngo ashyire imbaraga mu gukemura bene ibyo bibazo. Rimwe na rimwe ugasanga umuntu yaba yanabishyize no mu kurwana, ari kurengera, ari gusapotinga ibikorwa bimwe by'impuzamadini. Ibyo wenda tuzabigarukamo biri mu mugani muri kano kanya, ariko ndagira ngo
Imana idufashe cyane buri muntu wese yumve icyo Imana iri kumurarikira. Tugeze mu bihe bikomeye bavandimwe, abantu be gukina ku bugingo bwabo. Abantu nibashaka Imana, abantu biyegereza Imana, abantu biyegurira Imana, aho umuntu wese arebe neza ikibura kugira ngo ubugingo bwe bugende neza. Kuko ibyanditswe byera biravuga ngo umuntu wese izina rye ritanzwe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe ku kurema kw'isi azayiramo. Rero birasaba yuko umuntu areba ko izina rye ryanditse mu gitabo cy'ubugingo, ariko kwandikwa ntabwo bihagije, ahubwo rigomba kuba ryaragumyemo, ryaragumyemo, ndetse n'urubanza rwagera rikagumamo. Ibyo rero birasaba imyiteguro iyo dufite ubu ngubu. Tugomba kwirinda gutakaza ibihe mu bintu bitadufitiye umumaro, ahubwo tugashyira imbaraga mu bintu bidufitiye umumaro kugira ngo ubugingo bwacu bukire n'ubw'abandi bukire. Imana y'amahoro iduhumurije. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana y'amahoro idufashe, kandi buri muntu wese yumve ko agomba kumvira ijwi ry'Imana, ndetse abashe kwitandukanya n'ibintu byose n'imivumba. Turimo turiga ukwitandukanya kw'ingenzi. Reka abantu bitandukanye n'ibikorwa byose by'impuzamadini, ahubwo bashyira imbaraga mu gushaka uburyo bakwiyunga n'Imana, ndetse no gutanga umuburo ukomeye cyane kandi uremereye abantu bagomba guhabwa, wanyuma nanyuma umeze nk'uwo gusezera ku bantu. Uwiteka umugisha tugire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Kadusenge Imana. Ndetse turacyajyana abavandi. Yego, reka dusenge Imana. Dupfukamye aho bishobokera. Data mwiza uri mu ijuru, umubyeyi wacu dukunda, turagushimye, uhabwe icyubahiro. Tuje imbere yawe, turi abanyantege nke ariko dukeneye imbaraga yawe. Tugeze mu gihe isi imeze nabi mwami, nawe urabibona. Urabona neza yuko Satani yagotagose, abana bawe baragoswe impande zose, abitwaga bizera ndetse abitwaga abakristo nabo ubwabo, kubera ingabo y'ukuri ariyo jambo ryawe yabavuyemo. Benshi cyane barimo barakabakaba nk'abari mu mwijima w'icuraburindi, kandi ibitego bya Satani uko biza birinjira buri kanya, kubera yuko abantu kuba amaso byaranze biragoye cyane. Nizo mpamvu tugusabye mwami, uduha amaso y'umwuka abasha kubona igihe tugezemo, uduha amaso y'umwuka abasha kwirinda ibi byose bigenda byaduka, uduha amaso y'umwuka atubashisha kwirinda igishushanyo cy'inyamaswa, ndetse no kwirinda kukiramya, ndetse no kwirinda kuranya inyamaswa. Uturinde gufatanya na Babuloni mu bikorwa byayo, ahubwo mwami udushoboze kuba mu ruhande rwawe iteka ryose. Buri wese muri twebwe umuha umugisha, kandi umushoboze gukemura ibyasigaye bidatunganye muri we, byaba ari ibyaha byasigaye atakwaturiye, yaba ari ubuhamya butaboneka kubera ko umuntu atiyunze nawe, yaba ari ibyiringiro byabuze kubera ko umuntu atazi neza kwanditse mu gitabo cy'ubugingo, yaba ari ibyo agomba gukemura we n'abaturanyi be ndetse no mu miryango ye. Turakwinginze mwami udushoboze gushyira ibyangombwa kuri gahunda, cyangwa se yaba ari n'imitungo umuntu yagundiriye akanga kuyirekura kugira ngo ikore umurimo wawe bigishoboka, none ikazaba izamuboreraho ntigire umumaro. Ibyo bintu byose mwami ni ibintu bigose abantu, dusaba kugira ngo ugenderere imitima y'ubwoko bwawe. Reka ugendere abadivantiste musaba karindwi, ugendere n'abayandi madini, kugira ngo mwami babashe kubona umucyo, babashe kubona umuseke ubatambikire, hanyuma umucyo umurike, babashe kuva mu bata bagire umucyo bitangaza. Duhe umugisha rero, uduhe gukomera, kandi uduhe gusobanukirwa ibyo dushakaho, uduhe kubigenderamo. Nibyo tugusabye kugira ngo biduhere ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Iteka bahumugisha. Amen. Akadushimire mwigisha ku bw'amagambo meza mwari munyujijemo, kongera kutwibutsa aho isi igeze ndetse n'uko bimeze